wiyumva ute iyo ubona urya saa sita oya urya mu gitondo dore ko muhiha abantu nkamwe murya nk'ingurube. Iyo ubona uriye mu gitondo saa sita na nimugoroba ubizi neza ko hari umukobwa mwigeze gukundana wakwihaye akaguha umubiri we, hari n'ujya kubwira ngo aratwita ugahita uburira mu myotsi. Iyo wicara ukarya saa sita na nimugoroba wumva uri muzima mu mutwe. Iyo uhagaraye mu bantu bawumva uri umuntu w'umugabo, urumva wahagarara mu bantu ukavuga ati ngende umugabo cyangwa urimbwa. Nimba uzi neza ko hari amaraso yawe ari hanze wihakanye, uzabicungera amajoro tubimbwa biragucanga uko byagenda kose. Iyo aba bana bavuka muri ubwo buryo Imana yabahaga ubuzima. Ikaze kuri La Bear TV Show, muri kumwe nanjye La Bear nk'ibisanzwe. Nshimiye mwebwe mwakoze subscribe n'abatarayikora muyikore, nimba munkunda ni munshyigikire nyine mbibone. By'umwihariko nshimiye abaterankunga banje. Hari umuntu wigeze kuntera inkunga zenda bikubwiye ubake beke sha ndagusuhuje. Nshimiye mwese nyine munyandikira iyo ndi gutana mukavuga ati Rabere garuka mu murongo n'ibiki, shangiye kugaruka mu uyu murongo nyine, so stay tuned. Uyu munsi nshaka ba basore babagabo mwese abasore cyangwa abagabo muzi neza ko mwateye amada, mubizi neza ko hari umuntu wababwiye yuko mwamuteye inda, umuntu uzi neza yuko abizi neza ko hari umuntu amubwiye ati ndatwita agakwepa. Nimwe nshaka mwangegera mwe nimwe nshaka mwe mugira amatwi mutumva, mwe mugira amaso mutabona, nimuze hano. Nimwe nshaka mwambobo mwe kambatuke, nimwe nshaka. Reka mbabaze ikibazo cy'amatsiko. Buriya hari abakobwa batewe amada habayeho gufatwa ku ngufu, turi kubyumvikana pe. Umuntu akagufata ku ngufu akakwangiza ubuzima ntanakujye kure kandi anakuruta. Genda guha histoire imwe. Hari umwana ubu yabaye mu mama, urumva yagiye gukora ahantu bino iwanyu bagufata bakakohereza nko kwa bene wanyu cyangwa kumukire bazi w'inshuti yabo ngo ugende ujye bafasha imirimo. Ubwo aho ni mu cyaro bagira iyo ngeso. Aragenda uwo mugabo muri urwo rugo amufata ku ngufu amutera inda y'impanga. Reba hano gakuru na gatoya papa impanga. Uwo mwana baramumeneye, uwo mukobwa avuze ngo aratwite. Umugabo nyine urumva iyo umugabo yamaze kugusambanya afite ukuntu atangira no kukwanga, agatangira kwereka umugore we ko atagushaka. Umwana baramwirukana, bamwirukanye aragenda abwira iwabo ko atwite, kandi amubwira ko yafashwe ku ngufu n'ibiki nabi iwabo baramwirukana. Urumva aragenda arangara. Uwo mugabo aranyibuka neza, twamufatiye Nyabugogo. Aragenda arangara. Noneho ikibi cy'ibyo bintu, abana baravutse bavuka basa nk'urwo rugabo, basa neza nk'inobo, wajya ngo urwo rugabo rwinjiyemo rurasohorokamo neza, wajya ngo urwo rugabo rwavutsemo impanga ebyiri z'abakobwa. Umugore aragenda arihiringa umwana w'umukobwa arihiringa igihe kigeze, nyina amufasha abana azi i Kigali gushaka ubuzima. Urumva abana bariga, kwa kundi umwana aba ari kwiga agiye kugera muri segonderi, ise atuye hafi aho mu cyaro ahantu, urumva ari umukungu nta n'ikintu na kimwe abafasha. Yahuye nawe Nyabugogo, ndabyibuka ndimo ndamesa arahamagara ati Rabere ngwino yamaye iwobo yambyaje, turahuye Nyabugogo, uzi ibintu twamukoreye. Ndakubwira ati twamujyanye harya iriya polisi iya Nyabugogo niyo ku Muhima, iri ku Muhima. Umva umugore yigize umusaza aramufata arakomeza, nanjye bwo ndaho ngaho envelope irimo amananasi uwo mugabo yari afite, nanjye ndayifata, turagenda tujya Nyabugogo ari kuri polisi, ubwo ni ku Muhima. Niho bamufashe, birangira bigiye mu manza, abana bapimishwa DNA. Urumva bafashwe ubwo nta nubwo umugabo yigeze afungwa ngo azizwe gufata ku ngufu. Wenda uwo mugore ntabwo yabiregeye, icyo yishakiraga yari indezo, sibyo? None wiyumva ute iyo ubona urya saa sita oya urya mu gitondo dore ko muhiha abantu nkamwe murya nk'ingurube. Iyo ubona uriye mu gitondo saa sita na nimugoroba ubizi neza ko hari umukobwa mwigeze gukundana wakwihaye akaguha umubiri we,
ubwo ndi kuvuga nda kubabye batafashwe ku ngufu. Ubushize navuze ku bafiyemera abamama barababara namwe kanze mbabage. Urumva? Ugasanga wakundanye n'umukobwa ntumukunda, noneho abasore bagira ingeso, hari igihe umukobwa mukundana n'imyaka 3 utamukunda, wowe nawe wogo wasanga ubigira mugira iyo ngeso yo gukundana n'abakobwa mutabakunda, umwaka ugashira 2-3 warangiza ukamutera inda, guturuka umunsi yakubwire ngo aratwite. Iyo utamubwiye ngo inda si yawe, se wamurongoye wenyine, hariho igihe ngo so byara nyine, n'igihe uvuga ngo iwanyu ni mutera inda, iwanyu ni mubyara, nturuzuza imyaka, bwa bugambo bwose mwitoratoza, sibyo? Hariho n'igihe akubwira ngo aratwite ugahita uburira mu myotsi. Iyo wicara ukarya saa 6 nimugoroba wumva uri muzima mu mutwe. Iyo uhagaraye mu bantu bawumva uri umuntu w'umugabo, urumva uhagarara mu bantu ukavuga ati ngende umugabo cyangwa burimbwa. Igosha imbwa abari imbwa yo yicara mu bagabo bagenze bari kwicupa ikavuga ati ngiye mfite umwana, ngiye narabyasha ubu ngende umupapa. Mu maso y'umugore nyina agahakana akamubwira ati ntago umwana ari uwanjye, nabwirwa n'iki katari uwanjye. Umuntu agatwita amezi 9 akabyara umwana utarigeze ugura n'isogisi, umwana akaba yagira imyaka 6 cyangwa 10 nta kintu maze wambobowe. Kujya kenshi umuntu yakana umwana gutyo, hari igihe ngo ari we wa mbere babonye ari nawe wa nyuma. Umugore utumwana kuko naguze ikintu umwaza cyase naguze nguzabyara. Ubuse histoire ya Diamond na se ni wayibonye? Iyo aba bana bavuka muri ubwo buryo Imana yabahaga ubuzima. Nje hari umugabo nzi. Hari umugabo nzi ubaranakomeye cyane hano mu gihugu. Twigeze kuganira. Ambwira nyine ko bamubyaye gutyo. Arambwira ibaze oya ise papa yihakanye mama we, arangije abyara ibindi byana hanze. Nyine kundi mugore arabyara abana arabarera. Uwo mwana ni ukomeyemo, niyo barangije kwiga aramuhamagara ngo washakiye bene nyoko akazi. Akabasubiza ati nimba barize nyine nibagende bashaka akazi, ngiye se nshakira abantu akazi. Urumva? Ibaze iyo uri mu busore bwawe iyo uri mu busore bwawe nyine wumva nta kibazo. Iyo ugeze mu gukura kwa abana baravuyemo abafatika. Abakanjone nabonye umukobwa kuri TikTok. Yamavuga ati icyami Imana ngo n'umugabo ngo nenda. Akanyihakana. Yazajya ngahiteye inda handi hose muzajya ziba. Iyaba zabaga amahuri ubwo sa amahuri mukabura abana mwambobo mwe ugaheruka uwo ngo utigeze ufasha no kumugeraho bikakunanira. Iyaba naho wakoraga nuko nyine sinzi ukuntu imbundi Imana ifata ibintu, sinzi ukuntu itekereza ibintu. Iyaba naho wakoraga ubuzima bwanga gukangaruka bamayiboba ubwo ryatera mbere. Kandi benshi nibahirwa bura nuko batabizi, benshi mu buzima bwabo burazamba. Benshi muri mwe birazamba, nujye umenya ahantu birimo birapfira kumbi ni kuri ya mivumo, ni kuri nyina w'umwana, ni kuri ya marira y'umwana wabuze icyarya, ni kuri ya marira y'umwana uzi neza ko afite se ariko wabuze urukweto rwo kujyana ku ishuri ari kwambara ibipapa. Aho wicara hose mu bagabo bagenzi bawe ujye umenya kuri imbwa. We nta mugabo ukurimo, uri umusega, uri mayibobora bere ndagututse. Ibaze manu ugatereta umukobwa uri kumubwira ngo uramukunda, ariko uri kumva icyo kintu ngo uramukunda. Iyo abo bagore babayeho gutyo, iyo abo bagore babye gutyo bose bahirwaga. Njyewe nzi umusore wateye umukobwa inda. Umukobwa aramubwira ati mpereza 3,000 ngure mituweli. Aramubwira ati nzaguha 5,000 wikorera gataro. Uzi ubu tuvugana? Uwo musore yari afite amafaranga menshi. Ubu ni ingegera. Niwe wirirwa muhamagara ari muri narahindutse rwahamagara umukobwa ubutana mwiteza batagira n'icyo bavugana. Ubu akora pfundikanya, urumva? Muri icyo gihe yaranyweraga amafaranga asaga 100-200 yumva ari ubusa kuba yaspending amafaranga ngana gutyo. Ahubwo ari ikintu iyaba izo mbwa zose zasaba uwo zimye. Man, ubundi mwese abagabo niba uzi neza ko muri wowe uri ingegera, uri imbobo, udafite nyine amaraso yo kurera, udafite umutima wo kurera, utazi guhagarara ngo ufate inshingano. Dodo hari abantu batera inda ntibafashe kuko nta bushobozi bafite.
sibyo neza pe abona narabavugiye hari umuntu unanirwa kugufasha kubera ko nta bushobozi afite cyangwa wenda we yateye inda witwaye nabi, ariko hari benshi babikorera gashungo. Man, ibi bintu mbivuze kubwa ka video nigeze mbona hano kuri TikTok, umwana w'umukobwa unanutse, uzi yuko gutwita ukabyara ukirerana uruhinja rukiri rutoya ukirubyara bigutera kunanuka nta n'amaraso ushobora gushyira ku mubiri. Umwana nabonaga yari yambaye ipantaro ahetse agahinja kanuka kabebe, ubona ananutse ari kugerageza kwiyakira. Man, ari kugerageza kwiyakira ariko byaranze. Iyo video ako ka video keretse menya narana ka downloadinze, ako ka video karambabaje, ni nako gatumye wenda mvuga bino bintu. Uterese umukobwa umwaka umwe ibiri, uramurengeje ntumukunda, nawe urabizi ko utamukunda, umugiye mu maguru nta na protection ukoresheje, umuteye inda, propose bari imwe kuwapfuye kugutega amatwi nituyikuremo, sibyo? Wenda umubwiye ngo muyivanemo, we yanze kuyikuramo kuko we wamenyereye kwica, we ntigeze yicaho na rimwe, yifitiye n'ubwo bari kuvuga ati subwo ndamutse mpfuye. Urumva? Warangiza ugatumubwira tubwo ngubwo wirwarize. Ntago umukobwa utwita, umukobwa uri muri kiriya gihe ikintu abashaka niyo nta kintu wamuha, abagira ngo mutega amatwi. Ndabeshya, abagira ngo umwereke ko uhari, abagira ngo umubwira ati nubwo ubu ntacyo dufite wenda ejo tuzagira icyo tugira, abagira ngo umubwira ati hanganira ibitutsi urimo uratukwa mu rugo ariko ejo ni heza, abagira ngo umwereke ko wagiye no gukora ikiyede byibuze kugira ngo mwohereze n'ibyo 200 mwambobo mwe. Ariko imbwa nyinshi zikora ibyo ngibyo ziba zifite n'ubushobozi. Ubuvuga ati aratwite kanjugunye gasiya mfata indi, Imana ijye ibima guhirwa. Iyaba yajya giha abo bana guhirwa bakabaho neza, mwe bikabacanga. Iyaba bavagamo abantu bakomeye ku buryo n'abazagukomokaho bose bizarangira ariwe bategeye intoki. Iyaba bana bavagamo abantu barenze kugira ngo bahoze amarira ba nyina. Mane dodo ngiye nanga umuntu utera inda akihakana. Ngiye nanga umuntu utera inda. Noneho ngiye hari ibintu bijya bimbabaza. Ingegera ikakubyaza, yamara kukubyaza umwana yamara gukura, akayibwa umutima umucira urubanza ngaje gufata inshingano wenda. Cyane abwo ukajya kumufatisha izo nshingano, habaye yo guhangana, habaye hagahato, ukabamujugunyira ibyo ati namwe ni murere kuko ubona yuko nta bushobozi ufite bwo kuriha ishuri, umwana ageze mu myaka yo kurya ashobora no kugwingira. Sinjya numva ubunyamaswa muba mufite, sinjya numva ubutindi muba mufite n'ahantu bukura, nimba muba mwararezwe nabi, nimba muba mwarakuriye mu ngo ziri toxic, ukumva ko utafata inshingano. Nimba utabashe gufata inshingano y'amaraso yawe, niki kintu uzabasha gukora? Nimba utabashije kurera icyo wabyaye, niki kindi wowe bwawe uzimarira? Hari ibintu buriya mutazi, ari igihe ubona nta mugisha ukora ibintu nibigende, ibintu bye bihora bizamba numenya ahantu biba byarapfira, ariko ni kubana muba mwarihakanye. Urumva? Ni ku bakobwa, basi wifashanye ariko byibuze ita ku mwana. Wowe rero niba ukora icyo kintu, niba uzi ko hari umwana wihakanye, ndabizi ukuri kuraryana biri bubabaze, nta nubwo uburimbwe buri umusega, nta kiba kigenda cyawe. Mani ubaha byibuze iminsi myiza wagiranye n'uwo mukobwa, byibuze hagaciro ko wanamufatiranye ukamufata ku ngufu, sibyo? Hagaciro ko wamurutaga, wamufatiranye, wamurushaga n'ubwenge. Byibuze tekereza ari mushiki wawe uri kunyura muri ibyo bintu, tekereza ari we wavutse muri ubwo buryo, ari nyoko uri guca muri ibyo bintu. Ugira umutima bwa rimwe. Ngera bere ndabivuze, nimba uzi neza ko hari ahantu wabwiwe yuko wateye inda ugatangira gushaka impamvu zihakana umwana, ukajya kumva ubugambo ngo bakubwiye ngo si uwawe, ngo si ibiki, urimbwa mbishyizeho n'akadomo. Kandi nimba uzi neza ko hari amaraso yawe ari hanze wihakanye, uzabicungera majority ubimbwa, biragucanga uko byagenda kose. N'abandi musanga mupfuye impfu zitunguranye, bamwe mugonzwe n'imodoka, abandi muraryamye imitima irahagarara, nago byabahira. Niyo bibahiriye, uwo mwana bagomba kuzabaho neza ukamusaba, cyaba guturutseho bakamusaba. Iyo ukomeje ukabaho ukabona nta kibazo mu buzima, ibintu biri tayari, byanga byakunda uwo mwana ubuzamusaba, cyaba uzabyara bakamusaba. None ikintu nkundira Imana, abo ubyaye ukarera ntibashobora kurusha umugisha uwo mwana wanze. Abo ubyaye ukarera nubwo basa nkawe nk'uriya, uwo mwana wanze basa nkawe kurenza nabo wabyaye.
mugabanye ubutindi, mujye mugabanya inzangano muba mufitanye n'abagore muba mwarabyaranye nabo. Umwana ntacyo aba azira, nta n'icyaha aba yarakoze. Umwana ni marayika, ntabwo aba yakubwiye ngo muryamane mu mubyare. Umugore ntiyagusengera isengesho ryiza yariwe n'inzara y'abagore babyaye. Umugore ntazagusengera isengesho ryiza yaraye hanze. Ndi kuvuga nta nubwo aba ari umugore wawe kwanza. Uwo mukobwa wateye inda nta kintu kizima yagusabira ku Mana. Ahora asenga ngo ubone nkuko nawe aba yarabonye arara hanze bamwirukanye, nkuko nawe aba yarabonye yicwa n'inzara, nkuko aba yarabonye umwana we yambaye ubusa. Nongere mbisubiremo, mujye mwikora mu gatuza mwumve ko muri ingegera. Ntukajye uvuga ngo uri umugabo, ntukajye uvuga ngo warabyaye utazi ngo umwana yigate, ntukajye uvuga ngo warabyaye utazi ngo umwana yambara ate, ntukajye uvuga ngo warabyaye utazi ngo umwana abaye hate. Uri mayibobo, we wanica niba utabasha kurera amaraso yawe. We wanica ucirwaho umuntu wamwica. Nanjye kuvuga ngo nimufashe abana, n'ubundi ntabwo ngiye kuvuga ngo fasha umwana kumufasha byarakunaniye. Ahubwo inama nagira ababyeyi bose bazi ko babyaye muri ubwo buryo, ni ugukora cyane kugira ngo izo ngegera zitazanakurebera ku rutugu. Ni ugukora cyane kugira ngo batazahura n'umwana umusatsi wamwereyeho. Ni ugukora cyane batazahura n'umwana yarwaye bwaki. Ni ugukora cyane batazahura n'umwana yambaye ubusa. Kandi mu kazi kose wakora ujye wirinda uburaya, kuko ejo hawe ni heza. Wijya kwandavura ngo ube indaya ushyireho amaherena ahantu hose, wambara ubusa umenywe na buri mugabo, ejo ni heza. Hari n'igihe watungwa n'umugabo unafatitse utari na se w'uwo mwana akanakurerera umwana. Nta kintu Imana itabasha gukora. Anyways, ibiganiro bya Rabel nakagaruka, ndabakunda.